mbere tugeze mu wa kabiri habagiyeho umwaka abaje bo mu wa mbere hahitazaho mu wa mbere kugera mugeze mu wa gatatu hazaho mu wa mbere no mu wa kabiri. Nyuma yaho ishuri ryaje gukura riba ishuri rinini rigira n'amasection menshi cyane ya science. Rero nkuko bavuga ko economique abantu birwamagana no barwamagana bigaga mu gitabo. Twebwe twabaga tuvuye cyaro ya Nyarubuye ni kure na za kaburimbo ntago zari nyinshi ivumbi noneho ry'ikirere kwishushanyo paka Kigali bro. None reka nkubwire uzi kugira ngo tuzaye kwiga habaga umugabo umwe witwa Hakiza yagiraga tagisi. Iyo niyo twabaga turindiriye twese twahuriraga ahantu bita Rwanteru tugategereza Hakiza kwaza akatujyana akabajyana. None kwera ukuntu twari tuziranye iyo twageraga twaravuga ngo hari undi muntu twasize muri gare Remera ati hari umutipe witwa Ngenzi ukiri inyuma mu murindi tagisi hagurukaga twese tuvuga ati nta wundi wasigaye uwo twabonye mu nzira. Iyo tagisi yadutwaraga turi Senkani neza taxi twara Senkani Wezo twari impinja ariko mwari batarateruranaga agari batanu 10 abantu bize abantu bagiye biga mu bigo bya kera n'abasuje cyane. Ubwo rero mvuga nakubwira ubu ngo leta abanyeshuri aborohereje no kuvuga ati aba mu majyepfo muragenda kuri uyu munsi bakazana bisi zose zikabatwara. Twe twagendagaho bita mu gikoni nibuka na Tracom mu gikoni barona Tracom inyuma my dear friend. None ikibazo nani mfite ari n'igihe wayuriraga igikapu cye kigasigara hasi kugira ngo igikapu kizagere muri bisi rero bakagicisha mu idirishya inyuma. Yego none ikintu cyabaga gitangaje buriya bisi twarujyagamo nge ntanabasha gukora handi hejuru utanafata hejuru kwicaraga inyuma ku mizigo habaga harimo nk'ibintu by'amavuka n'ibiki ukicaraho bavuga ati mujye mu gikoni abana mujye mu gikoni hashyushye kubi hari igihe bayipakira nk'amasaha abiri bakabanza bakayicugusa ukuntu shoferi yabanza akatsaho gatoya bati murahita mwegera akayicugusa afunga feri mugahita mwegerana akongeramo abandi nka 15 bisi ya Tracom kabisa. Nisere ko abantu bose bagiye muri izo bisi abantu bagiye muri izo bisi uzi bisi imanuka zavunga hari ibigo byitwa Zashyira za Gatonde izo bita za hari ibigo byinshi bitandukanye za Janjizo za Nkunda Uburezi n'ibigo byinshi. Abanyeshuri bari bafite ikibazo gikomeye ariko ubu ngubu leta kwati bisi abantu bagenda mu majyepfo bisi zireke gutwara abagenzi basanzwe zitwara abanyeshuri ziraza buri munsi bajyana abadiplomate ujyana abadiplomate iyo bagiye cyangwa abanyeshuri ba kaminuza ukuntu bajyaga za Nkumba babavuzaniye amabisi n'iki abanyeshuri bigiye mu bayiboneza rwose. Igihugu ni cyiza cyane kiratera imbere umunsi ku wundi. Twizere ko mumeze neza cyane ngira ngo abakunzi bacu barimo batwandikira ku rubuga rwa YouTube ndababona neza cyane. Witwa Wineza Claude Wineza Celestin ndamubona neza cyane ubita yego Wineza Celestin witwa Samson Habineza witwa Nzabahimana Vincent abo bose barimo batwandikira ku rubuga rwa YouTube. Mu cyo Anastase w'ikivu uvuga ati nanjye janja narahise unayo ngayoboye sako ya Cyufi ngaho gutyo gutyo amaye karera uve muri Musanze ndi nanjye ndabakurikiye cyane. Ubwo rero ngo mumbarize nibaza icyo bita imbada nyine ni imigati yakorwa mu ngano zasewe ku cyuma bisanzwe harazajanja ku dusantere bita za Kinoko na za Mugunga abantu bizi janja noneho bajya muri Vunga cyangwa turarangije singwaje muri Vunga bagera nk'ibindi bimetero 3 n'amaguru mugatereza abantu babatwarira ibikapu. Hari abantu bikoraga ibikapu nka 3 akaba nk'ibikapu by'anyeshuri nka 3 abantu turuwasa ubundi mukagenda mu bakurikiye muzamuka imisozi bita Tisiwe na Samire mwize bisi zipakira abantu kugera mu gikoni ati natwe rwose twageragayo dusa nk'akavurivundi uzijamba kavurivundi simuto ni Kamire atanaje barajya baradiya Musanze aradukurikiye ati natwe nuko byabaga bimeze twageragayo dusa nabi. Mukama Ngoga François ati habagaho ubwato bagashya bakoresheje igiti aho ni kuri Mukungwa urumva ubu ngubu hashize cya kiraro cy'imigozi na moto zirambuka mbere habaga ubwato y'icyaga ibiceri 30 bakagusha mukajyamo muri nk'icumi mukica ko atatagira n'umuntu n'umwe unyeganyega noneho bakajya bashinga igiti hakurya ari nka babiri nabangaye mukagera hakurya mukambuka yire kuri Mukungwa aho hantu zavunga handi mwigeze kujyana Radio Rwanda hasa aho ngaho ari hantu byari biteye ikibazo cyane ariko hari ikiraro moto zirambuka
ari umugabo dukunda cyane ni umupadiri wa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ati ubu ni saa 8:36 z'ijoro nategereje urubuga rw'imikino kugira ngo mbone kuryama ati segonderi rwose ndumva mufite udushya twinshi cyane mwabayeho mu kanya natumiye Sami Imanishimwe umunyamakuru wa Kigali Today ndamuzi cyane umukinnyi w'indamutso Sami rero we yize ahantu bita mu Nyakabanda ubu ni muri Ngororero ngo bambukaga n'ubwato ubundi niwe muntu wanteye story z'ubwato bwa mbere naho urega muri Ngororero naho hagerayo Mukungwa kuko Mukungwa ni nayo ihurira na Nyabarongo ahitwa ku Masangano hariya aho bita kuri Kwidome haba n'ibigo byitwa za Spade Ngororero ibintu nk'ibyo ahantu haba ikiraro kinini cyane gihuza ku Masangano ya Nyabarongo ndetse na Mukungwa n'ahantu hari ikiraro kirekire naho ahantu gutyo nabo abantu bose bize muri ziranche imigeze rega n'ahantu ari buyikwepe yego n'ahantu wari gukwepera mukamira abagenzi ubundi mukajyana n'amaguru cyangwa twagiye twiga cyakora ndi mu bantu bize bakoresheje moyen transport nyinshi zitandukanye zishoboka zose kuva muri primaire amagare n'itogo n'itogo cyane wakimanutse se buri bikomeye cyane ariko igitogo kigira feri gute bakatisha ikirenge aho hari akantu bafite kubitsaho kagati inyuma ugasubiza ikirenge inyuma gutya zigafata siyo ko ari igihe uhusha nyine ugasanga cyakurangiye ukisanga amavi yatukuye wategaga igitogo ugiye ku ishuri cyane ntabwo ari ukugitega ahubwo nabaga ngifite mbese ariko mu rugo utagifite nta nubwo byari gukunda waba ugifite cyawe cyiza kiri hariya ukamanuka n'abana nka batatu ukigarura yatangaga umunyenga ku ishuri kugira ngo baze kwiza bagishoreye ariko buriya yari ahantu hazamuka ariko umuntu wabaga muri za primaire yagize umuntu wataye ugomba kuba ufite abana bagusunika cyangwa se azamuka bagenda bagicunga